Ikaze kuri Inyamaswa TV. Uyu munsi tugiye gukora igereranya ry'inyamaswa ebyiri z'ibyatwa mu guhiga muri Afurika. Intare, Panthera leo, n'ingwe, Panthera pardus. Nubwo izi zombi zibarizwa mu bijangwe binini, imibereho yazo iratandukanye cyane. Zitandukanye zite? Ni gute ziturana kandi zigahangana? Kandi se ni gute zombi zigira akamaro mu gace zibamo? Zihuriye mu murwano byacura iki? Ngwino tujyane muri uru rugendo maze tumenye byinshi kuri izi nyamaswa z'ibimenya bose, haba mu Rwanda no mu mahanga. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Mu cyiciro cy'inyamaswa z'injangwe nini eshanu dusangamo intare n'ingwe. Izindi ni urusamagwe, urutarangwe na jaguar. Ibyo byumvikanisha ko hari byinshi zihuriyeho. Nyamara uburyo zibaho n'uburyo zirwanaho biratandukanye cyane nk'ijoro n'amanywa. Reka tugende tuzigereranya maze tuzihanganisha. Of course, duhereye ku ntare kuko izwi hose ko ari umwami w'ishyamba, ikimenyetso cy'imbaraga n'ububasha. Ubunini bwayo, imikaya ikaragashiye n'umugara uhagaze bihuriza hamwe mu kuyigira igihangange. Tuzisanga zisanzuye ku mugaragaro mu mirambi y'amashyamba ndetse rimwe na rimwe no mu mashyamba arimo ibiti byegeranye muri Afurika. Ariko ntiziba mu mashyamba y'inzitane kuko bitazorohereza guhiga nk'uko zibigenza zifatanyije nk'itsinda. Noneho tuvuge ku ngwe. Ikintu cya mbere ngo ishyize imbere ni ukumenya kwihisha no gutungura umuhigo. Ni nto ugereranyije n'intare. Zishobora kuba ahantu hatandukanye, haba mu mashyamba y'inzitane, mu bihanamanga by'imisozi yuzuyemo ibitare ndetse no mu mirambi. Ni umuhigi ushakira hose. Mureke noneho turebe uko buri yose igaragara n'uko ingana uzirebeye inyuma. Intare y'ingabo ishobora kugera ku buremere bw'ibiro 250 n'umubiri ureshya na metero 3 zishobora kurengaho. Iyo urebye ibitugu byayo bigaye ukareba amajanja yayo manini, ubona ko izi nyamaswa ari ubuturo bw'imbaraga koko. Ingwe yo iratsindagiye. Ingabo ishobora gupima ibiro biri hagati ya 40 na 90. Nubwo ari ntoya, inyama zayo zirakomeye ku buryo ishobora gutera umuhigo w'uburemere bukubye ubwayo kabiri ikayurirana igiti. Dukomereje ku mugara n'uruhu by'izi nyamaswa. Birumvikana ko intare y'ingabo ariyo ifite umugara nubwo hari ubwoko bw'intare butawugira, nk'izo muri Tsavo National Park. Uyu mugara si umurimbo gusa kuko ufasha kurinda ijosi mu gihe iri kurwana kandi ikaba wagaragaza ko intare ifite ubuzima bwiza kandi yihagazeho. Iyo umugara wayo ufite ibara ryijimye nibwo biba ari neza, kandi ingore nibyo zikunda mu ngabo zishobora kwimanya. Ingwe yo yiratana uruhu rwiza cyane rw'ibara ry'umuhondo usa na zahabu rutatse utubara tw'umukara dufite ishusho y'uturabyo. Gusa kuri yo si umurimbo. Aya mabara yayo ayifasha kwihisha no gutega ibico izindi nyamaswa zitarabutswe. Ku bijyanye n'imbaraga, intare iza hejuru y'ingwe cyane. Umuvuduko wayo nawo ni munini kuko igera kuri kilometero 80 ku isaha iyo ivumbukanye umuhigo, uretse ko yiruka amasegonda makeya igahita iruha ikagabanya. Naho ingwe ni inyamaswa igororotse cyane ikagira umuvuduko utari muto ushobora kugera kuri kilometero 56 ku isaha. Ikirusha intare mu kwiruka ni uko ishobora kugumana uwo muvuduko umwanya munini. Ku bijyanye no gusimbuka umurambararo, ingwe iri hejuru kuko yijugunye ikagwa muri metero 6 kugera ku 9. Ibi bifasha gusimbuka iva mu giti kimwe ijya mu kindi, bikaba biyongerera amahirwe yo gufata umuhigo. Aha ni mu gihe intare ku murambararo isimbuka metero hagati ya 6 na 7 gusa. Ikintu gikomeye gitandukanye intare n'ingwe ni imibanire yazo na ngenzi zazo. Mu nyamaswa z'injangwe nini zose, intare zifite umwihariko wo kuba arizo ziba hamwe ari nyinshi. Itsinda ry'intare mu Cyongereza ryitwa Pride, ishema. Pride ibigizwe n'ingore nk'umunani, utwana twazo n'ingabo nkeya. Kuba ziri kumwe gutya ni iby'ingenzi ku bijyanye no kubaho kwazo. Zifatanyije zishobora kurinda agace kazo kandi zigatura hasi umuhigo ko waba munini kose, ndetse zigafatanya mu kurera utwana twazo. Ku ngwe birahabanye cyane kuko ikunda kuba iri yonyine kandi ntiyigaragaze. Ikora ibishoboka byose ntihagire indi ngwe igera mu gace kayo kandi ikirinda ko hari iyo byasakirana. Muri make, ingwe ni monopoly. Niba ishaka ko hagira indi bihurira ku ifunguro,
Ibi kandi biyongerera amahirwe yo gufata umuhigo. Tukivuga ibyo guhiga, mureke turebe tekinike za buri yose muri izi nyamaswa zombi. Intare zihigira hamwe. Ubusanzwe ingore nizo zihiga. Zibanza kubikira umuhigo, zikagaba igitero giteguriwe hamwe, buri yose izi icyo igomba gukora. Zikunda guhiga indyabyatsi nini nk'imparage, wildebeest ndetse n'imbogo. Uburyo zikoresha burasobanutse neza. Gutsinda uwo muhanganye ukoresheje umubare munini w'abarwanyi badacogora kandi bumvikana. Ingwe zo zihiga buri yose ukwayo. Ibanga nta rindi ni ukwihisha no kwihangana. Iyo imaze kwica inyamaswa irayikurura ikayurirana igiti ahadashobora kugera izindi nyamaswa z'injura, urugero nk'impyisi. Aka kantu ko gushyira ifunguro mu giti ukabona kurya witonze karatangaje ku ngwe. Ni nk'uko umuntu abanza gushyira ku meza. Mureke noneho turebe ukuntu izi nyamaswa zirinda agace kazo. Yaba intare cyangwa ingwe, buri yose bifite ahantu ituye, ariko uburyo zombi zibyitwaramo nabyo ni irindi tandukaniro rikomeye. Intare ziba mu gace kazo ari umuryango umwe wonyine. Ako gace gashobora kuba kangana na kilometero kare 250. Umujyi wa Kigali ku buso bwa kilometero kare 730 ubaye pariki waturamo imiryango 3 y'intare gusa. Pariki y'igihugu y'Akagera ku buso bwa kilometero kare 1122 ifite ubushobozi bwo gutuza imiryango 5 y'intare. Uyu munsi harimo imiryango 2 yonyine, umwe mu majyepfo undi mu majyaruguru. Ingwe yo ntikenera ahantu hanini gutyo. Ingwe y'ingabo niyo usanga itemerera izindi ngwe gupfa gukandagira mu gace kayo, ariko uduce tw'ingore ushobora gusanga hari ahantu kamwe kinjira mu kandi, cyane cyane iyo imwe yakomotse ku yindi nubwo zo ubwazo zirinda guhura. Agace ingwe ihigiramo gashobora kuva kuri kilometero kare 10 kuzamura. Hatekerezwa ko muri pariki y'igihugu y'Akagera hari ingwe hagati ya 15 na 20. Ushobora kuyibona hafi y'amacumbi ya Magash Tented Resort. Intare n'ingwe ziba ziri mu gace kamwe, ubwo rero bizisaba kwitonda cyane. Kubera ko intare ariyo nini kandi kagira ibibaraga, birumvikana ko no mu kurya ari ikenera byinshi. Zari n'igihe ngo yifatira umuhigo, intare zikawuyaka. Ubwo rero ingwe ibigomba kumenya uko ibyitwaramo. Niyo mpamvu ingwe ikunda guhiga mu ijoro kugira ngo itagira aho ihurira n'intare, naho ku manywa ikugumira mu giti. Uku kunyuranya amasaha yo guhiga no kuba ingwe yiryamira mu kirere bigabanya amakimbirane mu kigero cyo hejuru cyane, bityo buri yose igakomeza ubuzima bwayo. Mureke noneho tuzigereranye tugendeye ku bijyanye no kubyara no kurera. Buri ntare y'ingore ibyara utwana kuva kuri 2 kugera kuri 4. Inshuro nyinshi intare zo mu muryango umwe zibyarira igihe kimwe, ku buryo no mu bijyanye no kurera utwana twazo zifatanya. Tekereza ko intare y'ingore ishobora konsa utwana tw'iyindi nayo ikonsa utwayo. Nta mutima mubi. Ingabo nazo zigira uruhare mu kurinda utwo twana. Muri rusange ingwe y'ingore ibyara utwana 2 cyangwa 3. Yo ubwayo irirwariza mu kwita kuri utwo twana twayo. Iraturinda cyane kandi ikaduhisha. Iyo hashize igihe iratwimura ikatujyana mu yindi senga kugira ngo izindi nyamaswa zitatwica. Uko kubaho yirwariza ni nabyo ingwe itoza utwana twayo. Ubu noneho tugiye kureba aho buri yose muri izi nyamaswa ifite imbaraga n'aho ifite intege nke. Ikintu gikomeye wazirikana gituma intare zikomeza kuba abami ni ukuba zifatanya, zigakorera hamwe. Intare ziri mu itsinda zirwanirana ishyaka, zigafashanya kugera ku ntsinzi mu gihe zihiga, kandi zikarinda agace kazo kurusha izindi nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe zo ziba zonyine. Ubunini bwazo n'imbaraga za buri yose bituma zibasha gutura hasi inyamaswa niyo yaba ari nini. Nyamara kuba intare igomba kuba hamwe n'izindi nabyo bihinduka ikibazo, cyane cyane iyo yisanze isigaye yonyine, kuko izindi nyamaswa zishobora kuyitinyuka bikabije. Ikindi kintu gishyira intare mu kaga ni ukuntu usanga zigaragara cyane. Ibi bituma iyo habayeho amakimbirane y'inyamaswa n'abantu, intare zipfa cyane kurusha ingwe. Igitinyiro cy'ingwe ahanini gishingiye ku kuba ishobora kuba ahantu hatandukanye, haba mu mashyamba y'inzitane cyangwa mu butayu, ahantu intare idashobora kumara kabiri ikiri nzima. Kumenya kwihisha, kurira ibiti no kwibikira ibyo kurya bifasha guturana n'izindi nyamaswa z'inkazi ndetse no mu gace kabamo abantu.
ariko kuba nyamwigendaho kwayo bituma iyo igabweho igitero itagira gitabara, kandi kuba ari ntoya bigatuma idashobora kwigondera umuhigo uyiruta ubunini. Ubwiza bw'uruhu rwayo nabwo bwagiye buyiteza akaga kubera ko abantu bakunda kuyica kugira ngo barutware. Mbere y'uko tureba iyatsinda indi ziramutse zirwanye, mureke tubanze turebe agaciro izi nyamaswa zihabwa mu mico inyuranye y'abantu. Yaba ari intare, yaba ari ingwe, zombi zifite ibisobanuro bikomeye mu mico y'Abanyafurika no mu rusobe rw'izindi nyamaswa. Intare zigereranya ishyaka, ubutwari, ubutabera no kudahemukirana. Ibihugu byinshi byo ku isi byashyize intare mu birango byabyo kurusha ibyashyizemo ingwe. Amayeri menshi y'ingwe no kutigaragaza bituma zitinywa cyane kandi zigafatwa nk'ikimenyetso cy'ubwenge, kwirwanaho no kugira ibanga. Mu rusobe rw'ibinyabuzima, izi nyamaswa zombi zifite uruhare rw'ingenzi cyane mu kuringaniza umubare w'inyamaswa z'indyabyatsi ngo zitaba nyinshi cyane zikamaraho ibimera. Tugeze ku kibazo benshi bagirira amatsiko. None se byarangira bite intare n'ingwe bihuriye mu murwano imwe ku yindi? Intare n'ingwe biramutse byihuriye imbona nkubone bikarwana, ubunini bw'intare n'imbaraga zayo bishobora gutuma ingwe itayiva mu nzara. Nyamara ku rundi ruhande, ingwe nayo si agafu k'imvugwa rimwe. Kuba igororotse cyane kandi yihuta mu gufata ibyemezo byatuma iha intare akazi katoroshye. Ariko mu by'ukuri ni gake cyane izi nyamaswa zihura ngo zirwane umuhenerezo. Ingwe ihitamo kwirinda ikintu cyose cyatuma ihura n'intare nubwo yaba ituye hafi yayo cyane. Ubwo se ni uwuhe mwanzuro twafata? Yaba intare cyangwa ingwe, buri yose ni inyamaswa itangaje mu buryo bwayo. Imwe ni umwami widegembye mu mashyamba y'imirambi, mu gihe indi ikora utuntu twayo bucece mu bicucu by'ibyatsi no mu bushorishori bw'ibiti. Zombi ntizikabure mu rusobe rw'ibinyabuzima byo muri Afurika n'ahandi ushobora kuzisanga ku isi. Nawe ntukabure kureba video zose za Nyamaswa TV, kandi ntiwibagirwe gukanda like kuri iyi video. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikandaho. Niba utarabikora, bikora ubu maze dukomezanye urugendo rwo gucukumbura byinshi ku nyamaswa. Murakoze kureba.